Ikintu abahungu bose bahuriyeho mu gihe bakunze umukobwa, icya nyuma kiraba cyagutangaza. Abahungu mu gihe bakunze umukobwa bareba bagenzi babo bakababwira ngo uyu mukobwa muramubona ute se? Niba umuhungu yagukunze menya ko uzaza uhora mu biganiro byiwe. Ibi byitegure, mu gihe umuhungu yagukunze azigira nk'aho yanga inshuti zawe mugendana bose, kaba niyo yaba atabanga azigira nk'umuntu ubanga kugira ngo utazagira ikibazo. Mu gihe umuhungu yagukunze azatangira kukubwira inkuru ziwe z'uburyo iyo yakunze abigenza, experience abifitemo n'ibyo yagiye anyuramo mu gihe cyashize. Ikindi wamenya, mu gihe umuhungu arimo arakuganiriza iby'urukundo aba agukunda koko. Mu gihe umuhungu yagukunze azisiga imibavu cyane kuruta uko yayitereraga utari mwabonana. Mu gihe abahungu bagukunze bakwitezereza cyane mu maso, wajya kutubona tugahita duhindukira cyane. Umuhungu wagukunze akunda kugufata mu biganza kabone niba utabimusaba we yabigusaba. Akanyuma, umuhungu wagukunze aba akunda kugufata mu ijosi n'ahandi hantu henshi cyane. Niba utankurikirana uhomba byinshi, niba unkurikirana congratulation. Nyandikira muri comment umbwire uko iyi nkuru uyibonye. Agace ka mbere ngiye ku gace ka kabiri. Nta muntu n'umwe wifuza kuba yapfa, kabone n'abangaba birirwa bavuga iryo juru nabo ntibifuza kuba bapfa kugira ngo barijyemo. Gusa urupfu ni icyerekezo twese tugomba kuba duhuriyeho, tuba twasangira abantu batuye isi. Nta muntu n'umwe ku isi wigeze ucika urupfu. Igihe cyacu twese gifite iherezo. Ntuzatakaze igihe cyawe uba mu buzima bw'undi muntu. Ntuzamare igihe cyawe cy'undi muntu uwo muntu ashaka kubamo kandi wowe utabishaka. Ntuzatume amajwi y'abandi bantu aganza amajwi yawe. Ikindi kintu cy'ingenzi, ujye ugira umurava wowe by'umutima wawe ushaka, kandi ko hari uburyo bumwe cyangwa n'ubundi uzi neza icyo uzaba cyo. Uzaguma usunze iterambere, ikindi uzaba uri ikigoryi imbere y'abanzi bawe. Niba utankurikirana uhomba byinshi. Agace ka gatatu. Wari uzi ko izina Gasyata risobanuza mu kinyarwanda guhobagira cyangwa se kugenda nta cyerekezo? Izina Nyamirambo ryakomotse ku ngabo z'Abanyoro. Ingabo z'Abanyoro z'Abagande zari ziciwe i Nyamirambo. Ikintu wamenya ku mateka y'u Rwanda. Ese wari uzi ko Rukara rwa Bishingwe umuzungu yishe yari padiri w'umumisiyoneri, Padiri Paul Misia? Rukara rwa Bishingwe yangaga buri muntu wese umuramutsa ngo yambu. Buri muntu wese wamuramutsaga ngo yambu kabaga ari agasuzuguro kadafite iyo gashingiye. Ese wari uzi ko ingabo z'Ubugande zihase ubuhangange zigashaka gufata East Africa zigahirahira gutera u Rwanda? Ese wari uzi ko zarwanye n'ingabo z'u Rwanda ibikoresho bigashiga, hanyuma bagakoresha intoki ibikoresho byashishe? Ingabo z'u Rwanda zajwigirije z'Ubugande bitaga Abanyoro babishe kweri. Imirambo yawe yuzura hariya i Nyamirambo. Mpamvu bahise i Nyamirambo. Ingabo z'Abanyoro zimajije kubona ko zimajije gutsindwa, zahise zifata igishanga ziriruka ziyoba za Gasyata, zirirukanka zibuze iyo zinyura. Ariyo mpamvu bahita Gasyata. Izo ngabo zari zahobagiye zirimo zahobaguritse. Nawe se wari uzi ko ingabo z'u Rwanda za kera zagutsindaga, zakwirukankagaho, barakurekaga ukagenda ugahunza amagara? Gace ka kane. Buri mukobwa aba afite boyfriend kugeza igihe abonye umugabo wa nyawe. Ibintu ugomba kumenya bizagufasha mu buzima. Umuntu mukundana cyangwa muri mu mubano cyangwa se aguciye inyuma ni ikimenyetso cyiza cyo kukubwira ko utamukwiye, ko yabuze uburyo agusezera ngo ukomeze ubuzima bwawe. Naho umugabo azashyira ibimushimisha ku ruhande kugira ngo agumane umugore we. Umugore we azashyira umugabo ku ruhande kugira ngo agumane ibimushimisha. Naho umusore akaba yatereta umukobwa uvuga ngo reka dukemure ibibazo twagiranye, kugira ngo aterete umukobwa uvuga ngo okay, niba ariyo mahitamo yawe reka komeza ubuzima bwawe. Ijambo ryiza ry'umuntu ugiye kugusiga ushaka gutandukana nawe, uzamubwira uti mu bihe byose twanyuranyemo ubuzima impamvu yatuma tugumana. Urugendo rwiza. Ntihagire irindi jambo urenzaho ugahita wikomereza. Ikintu kimwe abakobwa bicuza iyo bageze mu ngo z'abasaza cyangwa wenda z'abagabo bakuru bashakanye ngo kubera amafaranga, baricuza ngo
ni gute naretse umuhungu turi mu myaka imwe ankunda, mwaza mw'uru rugo rw'umuzehe tutari no mu kigero kimwe. Ibintu wamenya, gukunda cyane ntabwo bitumwa nawe ukundwa, ahubwo bitumwa ukoreshwa n'uwo ukunda. Birababaza. Umugabo uba wumva kuryamana n'abagore benshi ndetse afite umuryango wiwe azihemukira, ndetse we ubwe ahemukira n'umuryango wiwe. Naho imigani migufi y'Abanya-Australia, umuyobozi wayoboraga aguye hasi cyangwa bikunde n'inyungu z'undi z'ugiye kumusimbura. Nta ndorerwamo nziza izigera ibaho kurusha inshuti zawe magara. Biroroha cyane kwibuka abanzi bawe, ikindi biroroha cyane kwibagirwa inshuti zawe. Naho amaso y'igisambo areba buri hamwe, naho urukundo ni nk'igihu. Umusozi wose, nta musozi nuko waba ureshya wose, nta musozi igihu kitazurira. Naho urukundo rwe, nta muntu n'umwe ku isi urukundo rudatera. Akarimi karyohereye gashobora kuba kagura ifarashi ku ideni. Ubundi mbere y'uko ucira umuntu urubanza, wakabaye ukajya mu nkweto ziwe, ukabanje ukagenda ibirometero mbere y'uko umucira urubanza, hanyuma wagaruka akaba aribwo wenda wamucira urubanza. Urugo rushobora kuba rwahagarara igihe kirekire, nyamara mu gihe ba nyirarwo babuze, bapfuye, ujye ukora ibyo ushoboye mu gihe Imana nibona wakoze ibyo ushoboye. Utashobora ujye ubirekera Imana izabikora. Gusa urwango ni impumyi nk'uko urukundo narwo ari impumyi. Uburyo bwiza bwo gufasha umukene ntabwo ari ukuba nka we. Agace ka 5. Umugore ni muntu ki? Umugore ni umutima w'umuryango. Umugore ni isoko y'umuryango, ni isoko y'umutima mu muryango. Uwutangiza gusa arawubungabumba kugeza igihe wimenye ko ugomba kuba waba ku isi. Ukajya kwimenya nabyo ntibigarukira, akaguma akagukurikirana. Umugore ni wa muntu utazaryama mbere y'uko abana be baryama. Inyigisho wahawe na mama wawe ni kampasi, nicyo cyerekezo kiranga ubuzima bwawe gusa. Mama wawe ntabwo ari mama wawe gusa, ahubwo ni umutima w'umuryango gusa. Umugore niwe uha isi yawe y'ubuzima uzabamo. Umugore niwe wenyine uzaba uhari mu gihe cy'ibibazo no mu gihe cy'ibyishimo. Muzababarana, nimumara kubabarana munaserebure n'igihe cy'intsinzi. Umuryango wose uba uri ku mutwe w'umugore. We muyobozi w'umuryango, ugomba kuba wamenya iki cyaba, iki nticyaba. No kumenyera ubuzima, niwe wita ku mibereho yawe. Niwe mwarimu wa mbere twagize neza mu buzima bwacu. Umugore ni wa muntu uzishimira intsinzi yawe. Umugore ntuzakubwira ihangane mu gihe byanze, azaba ahari iteka ryose. Ni wa muntu uzareka ubuzima bwiwe kugira ngo aze kubana nawe, kugira ngo ubashe kuba watera imbere. Aremera ibyiza mukazabinyuramo, ndetse n'ibibi mukazabinyuranamo. Imana igihe aha umugisha abagore. 5. Ujye wibuka ko ikintu cyose cyiza mu buzima kibaho kubw'impamvu. Ujye wibuka ko iminsi myiza iba ikwibutsa ko ubuzima ari bwiza, naho iminsi mibi iba igira ngo ikwereke ko hari ibintu ugomba kwigira mu isi muri ubu buzima. Nk'abantu beza baguha urwibutso rwiza kubera ko mwanyuranye mu bintu byiza. Gusa nanone abantu babi baguha isomo ry'ubuzima wiga ndetse n'ahazaza. Kuba wakwizera ko ikintu cyose kibaho mu buzima kibaho kubw'impamvu. N'ibijya biza ujye ubyonjoyinga nk'aho aribwo bwa nyuma. Ibibazo nibiza nabyo uzabyakire uhangane nabyo, cyane ko nta kintu cyiza kibaho gusa, hagomba kubaho ibyiza n'ibibi. Icyiza cyose kizaba, ariko uzamenye ko kiri mu mugambi w'Imana, kiri mu bigutegura icyo uzaba cyo ahazaza. Uhangayikishwa n'ubuzima cyangwa se wenda ibibabyo ntabwo ahora gahanze. Ibyiza n'ibibi bizahora biza mu buzima bwawe. Niba utankurikirana wumva byinshi. Agace ka 7. Igihe kinini cyashize, urukundo ndetse n'agahinda ndetse n'umubabaro byari bituye ahantu hamwe. Bamaze igihe kinini baravuga ngo tugomba kuba twajya hanze tukareba ubuzima abantu babayemo. Bimenywaho umugambi birawunoza. Mbere y'uko bigenda biravuga ngo mu gihe umwe yabuze tugomba kuvuga aho twamushakira. Bagenda gutyo ntawe uzi undi aho agiye.
uravuga ngo njye nimumbura muzanshakire ahantu hari abamama n'abana. Agahinda karavuga ngo nimumbura muzajye munshakira mu bituro, uzaza ubona igituro cyose nzaba mpari. Icyizere cyo kiravuga ngo njye nimumbura muzanshakire muri mwe. Njye nimumbura ntimuzirirwe mwishakisha. Ntabwo bijya bikunda gushoboka ko iyo mbuze nkunda kugarukaho cyane ko iyo mbuze ntabwo wapfa kumbona. Njye nimbura ntimuzirirwe munshakisha. Niba utarakanze follow birashoboka ko iyi ariyo video ya mbere ya nyuma ubonye. Niba warakanze follow nyinshi uzaza uzibona buri munsi. Njya kujya nsohora buri munsi. Comment zanyu ndazikeneye, na like na share, aho wayisangiza wayikunze wayishangiza inshuti yawe, ndetse ukanyandikira muri comment ukurikije uko wayibonye, ukambwira ko wenda nibyo nahinduramo. Murakoze.